Hello bakunzi, uyu munsi rero ni bishyashya. Uyu munsi natekereje nsanga hari abana bato bakurikira Ukubaho Table Talk ndetse n'abantu bakuru baba kuri ano meza bakeneye kumva uko twabagaho kera. Ubwo n'abana bato bashaka kumenya nyine kera byagendaga bite ku bwacu, kuko iby'ubu bitandukanye n'ibya kera. Abakuru namwe mukiyibutsa bya bihe, ariko hagati aho munyemere mbanze mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro, urukundo, umunezero ndetse n'ubupfura aho muherereye hose, kuko nibyo byonyine bibasha kubahereza ubuzima bw'umudendezo. Kera habayeho yuvuze ko bya kera ubundi abantu buri gihe baravuga ngo bya kera byarutaga iby'ubu. Ntago mbizi, ariko icyo nzi cyo hari ibyo twabayeho bitandukanye n'iby'abubu, ariko kandi abubu bakeneye kumenya, ndetse hari n'abandi bantu ba kera baba bakeneye kubisubiramo bakibuka ati yo disi ku bwacu byagemeze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Uribuka kera iyo umubyeyi yabaga yabyaye iwanyu byagemeze bite? Ubu ngubu uzi uko bigenda, ngenda ndavuga iby'ubu urambwira ibya kera. Twagiye ntabwo ndi buvuge ngo umubyeyi yabyaye, ahubwo ndavuga igihe mama yabaga yabyaye. Kubera ko iwacu tuvuka turi barindwi rero bihise binsubizayo muri bya bihe. ariko uzi kubona munsi y'urugo mu rutoki harimo ibitoki byiza cyane byategereje ko umubyeyi abyara, by'inyamunyu. niko babyitaga. ariko uzi kubona mama wawe atwite hari n'inka nzimbye aho ngaho, hari izikamwa, hari izenda kubyara. ariko ndiko najye mu mwuka. uzi ibyo bita guhemba umubyeyi yabyaye. Jewe icyo nibuka gikomeye umubyeyi yabyaye muri biriya bihe, aho umunyarwanda yari umunyarwanda koko, nta rwango, nta mujinya, abantu baturanye bameranye neza, bahembana, baturana, abana bakina, ibintu biryoshye cyane. Kiriya gihe aho umubyeyi akubwira ngo nyarukira kwa kanaka ubatumeho, ubabwire ngo baze kuza isaha n'iyi turabakeneye. Kumbi hari abari bubature. Umuco nyarwanda, umuco wacu, ni ukuvuga ngo biriya bihe byari iby'ingenzi, byatwubakaga mu rukundo, aho abana basigaraga bari gukina, ababyeyi bataramye bari gusangira, bari kwizihiza, bari no kwishimira umwana wavutse. Umwana iyo yavukaga byabaga ari ibirori ku musozi cyane. Byagameze bitese nyine tubwire. Ngewe iwacu yego ku gasozi iyo umubyeyi yabyaraga babaga bamaze iminsi babyiteguye. Abagabo bo hafi aho bose bafataga umunsi igihe cyo kuza bagashaka inkwi, bakasa inkwi zihagije umubyeyi, bakazitondeka zikuma neza, inkwi zishobora kumara amezi nk'atatu. Bakaza bagatarama, bagasangira urwagwa, abandi bagasangira igikoma. aho haba mbere y'uko babyara, umubyeyi yabyara rero bikagenda uko, bagasangira igikoma, bakageza kubaza ku mugoroba kwizihiza uwo mwana wavutse ku gasozi. Iyo image sinayibagirwa, iyo shusho ntabwo nayibagirwa y'ibyo bihe. Byabaga ari ibyishimo kuri buri wese, ku muturanyi, ku bana bavukana n'uwo wavutse, no ku babyeyi baho ngaho hafi bose bo ku gasozi. Ese ntabwo batangaga indabo? Ntabwo indabo nziza muri icyo gihe. Aho gutanga indabo bazanaga ibintu bimeze nk'amaturo, nko gutura uwo mwana wavutse. Donc wazaga gusura wese hari ikintu yazaga yitwaje cyane rwose. N'udafite icyaje ahetse yazaga aje gutanga
gutanga umuganda w'amaboko. ni ukuvuga ngo rero byari iby'ingenzi. Uwabikomeza umwana yaravukaga ukumva ni amahoro ku gasozi kose. Nguko uko mbizi rero. ntabwo bitandukanye cyane n'iby'ubu. Cyakora wenda kuri ubu hasigaye hariho indabo, hakabaho nabo baza guteka isombe, kujya kubona ukuntu umuntu agazaniye undi isombe, bakagusanga kwa muganga, gusa nta kwasa inkwi ntabibaho. Kwasa inkwi ntabiba bihari. Ibihe ibindi ariko ubwiza buratandukanye. Ariko uribuka ubunyano bwo mu cyaro? Cyangwa ubunyano bwa cyagihe? Abundi abatatwa ubunyano buracyabaho? Ubunyano ubwo baravuze isubura. Ubunyano ni kwa gisobanuro ni iki? Ubunyano ni kwa kuntu umwana nukwanga umubyeyi yabaga ari ku kiriri akamara iminsi 8 niba ntibeshye. Nyuma y'iminsi 8 hakabaho kuzajya kumwita izina. Nubwo hazaga rero abana bose bakaza bagatangira kwita izina, bwo hari umuntu ufataga akaya ari kwandika amazina yose yiswe. Kwita izina. Hanyuma hakazabaho guhitamo izina bahereza wa mwana. Donc nyuma yabyo icyo gikorwa umukuru w'umuryango, ngo ndavuga nyine papa w'uwo mwana, umugabo mu rugo, yatangazaga izina ryiswe umwana. Ariko kuri ubu basigaye bita umwana akiri mu nda. Ariko kera ho ntago bitaga umwana izina akiri mu nda. Kwita izina nyuma y'iminsi. Kwita izina ni umuhango ukomeye. Kwita izina ni umuhango ukomeye mu muco nyarwanda. Ntabwo byagombye gukorwa nk'uko bikorwa ubu. Ni iterambere ariko ntiritwubaka cyane mu muco wacu. Ushaka ubunyano se kongera kurya udususa bigarutse nibyo byaduha umuco wacu, tugatera intambwe tukiyibutsa ibya kera, bityo bikatwubaka. Hako disipura wasanga hari aho bikiri. Ariko nge nibuka bababwiye ngo mutahe kare nimutinde mu mayira muva ku ishuri kwiga muri primaire, turajya kwita umwana izina wo kwa kanaka. Byaga ari ibintu bihambaye bikomeye cyane. Twatoraga umurongo twihuta cyane. Wowe uri bumwite ndukagenda ubora amazina wayashyize mu mutwe, mugataha mubisubiramo. Ese nawe urabyibuka? Wowe utwumvise udukurikiye nawe uri kubyibuka? Ni ibiki birenze mu kwishima muri biriya bihe? Hari ibintu ubona tubigarutsemo bifite uko byubaka ubushuti, bifite uko byubaka umutima. Umwana agakura hari ibimwubatse, ubumuntu bumwubatse kuko bwahereye hasi. Iyo tuvuga kubaka umuryango nyarwanda, iyo duhora tubigarukaho, nibyo ngibyo mba numva byajya bishyirwamo. Abatureberera mu gukomeza gusigasira umuco wacu, hari ibintu bikwiye kuzajya byongera gushingirwaho kugira ngo umuryango wongere wiyubake neza, ubu umuryango nyamuryango. Unyibukije ikindi kintu rega cyajyaga kibaho, guhingisha. Urabizi? Urabizi? Guhingisha. Ngaho mbwira uko byumva nanjye ndakubwira. Guhingisha ikintu cyabagaho cyase ukuntu byagendaga, ni ukuvuga ngo umuntu runaka bagafite umurima. Yego. Noneho hakabaho uburyo abantu baza kumuhingira wa murima ukarangira nk'uwo munsi. Umva uri umuntu umwe ushobora guhinga ukwezi ucyuhinga. Ariko noneho hari ikintu cyabagaho cyitwaga guhingisha, ari ikintu kiri rusange. Hakabaho gushigisha amarwa. Bagashigisha amarwa bakayashyira hariya, abantu bakaza guhinga bakanywa amarwa. Nta mafaranga, ntago bishyuraga amafaranga. Babivuze sinamenya uko wenda inyito ni igenda itandukanye, ariko icyo kintu nacyo ndakizi. Hari ubwo ntabwo babyita guhana umuganda. Ntako mbizi pe. Sinzi gusa birumvikana. Guhingisha icyo nzi cyo bashigishaga amarwa, abantu bose bakaza kwa kana ngo kwa kana kajo bazahingisha. Iza cyane. Noneho rero abantu bose bakaza wa murima bakawuhinga bikabirarangiye. Reka rero nkubwira udushya, tumwe mu dushya twajyaga tumbaho ndi umwana, kandi umunsi turi kwivugira ku bintu bitangaje bya kera abato babyumve. Nuko nkugendere niga muri primaire, nkaba nkundi nka ku rwego udashobora kumva. Nuko bakuru banjye bo bigaga kure, bari kwiga mu mashuri yigiye hejuru yanjye. Nuko njyewe ndi mu bataha kare niga muri primaire pe. Nuko ubwo nkaba nabonye uko bajya bacanira inka.
isazi ziri kuzirya nuko ndagutahiye ngeze mu rugo babaga bambwiye ngo urufunguzo ruri hano usanga twagiye mu byo guhinga urakingura ngewe nkaza agatima umunsi umwe nza agatima kari kujya gucanira inka ngo isazi rwose ngo zitazibabaza ko ari umwana mwiza nuko urakoze wibwiriza ariko ibyambayeho ni agashya tubwire rero natwitse inzu natwitse inzu ndi gucanira inka utwo ni tumwe mu dushya turanga abana ariko akanjye ko karatangaje natwitse inzu ndanayizimiriza nacaniye inka hanyuma urabona ikiraro cyari cyubatse gifatanye n'ikikoni ari birebire ariko ncana ahantu umuriro ufata ku giti gikoze ikiraro nuko kirafatwa ngewe nkabona umwotsi nkagira ngo ni wa wundi nacaniye inka kumbi ni inzu yatangiye gufatwa mbibonye nza kubibona nabyita ngo bitangiye kugera kure nuko mu bwana bwanjye baragukubise cyara ababyeyi barakubitaga kabuno kagashyuha ariko ku bw'amahirwe ntabwo nakubiswe nategereje ko nzakubitwa ndaheba kandi ubundi nakubitwaga witeguye umukecuru nyine yaratashye asanga inzu nayitwitse ariko nanayizimije ariko mubwira nuko byagenze kurumva yabibwiye umusaza arabyanariza mu mutwe we ntegereza ko nzakubitwa ndaheba ibyo byose yarabitekereje aravuga ati yari ari gukora igikorwa cyiza niko ntekereza ariko ako ni kamwe mu dushya twambayeho ndi umwana nuko hari ibintu umuntu yibuka nyine ukumva biratangaje birasekeje ariko binashimishije tubwire n'akandi ibishimishije hari ibiba bishimishije hari ibiba bitangaje hari ibiba byakigirwaho byakorwamo amasomo ariko ikiruta ibindi byose numva nge nasorezaho twanavugaho ibyo dushya byo tuzajya duhora tuvuga utundi nta kandi ndi buvuga uyu munsi none ibyo mvuze bihagije bizanirwe mu isaho rwose mu byitegure udushya tuzajya tuzana kamwe babwire nk'ukuntu nka mukecuru yajyaga atubwira ngo tugomba kuryama tutavuze ishapure kandi ukayivuga usinziriye twatangira kuyivuga uwa mbere akaba ageze gutya ugasinzira abandi bari mu ishapure uwa kabiri nawe akaba ageze gutya umukecuru akababara cyane ati rwose si uko ibintu bigomba kugenda muzagera he mudasenga cyangwa ugasanga ari kubabwira ati nasuhuzaga nibutsa abantu bangaga kumva basoma ishapure nijoro mbere yo kuryama dore ko biba birebire warangiza ukabisinziriraho ariko byaramperekeje aho mperereye hose buri gihe mba numva isengesho rya mukecuru wanjye niyo ntasenga mba mbizi ko yansengeye mba numva n'isengesho rye riri kumperekeza nubwo naba ntasenze mba numva ryo ubwaryo rimpagije kubera ko nakuze ariko mbibona nakuze ariko mbyumva hanyuma se ntago yajyaga agira ikimenyetso cy'umusaka avuga ati ku izina ry'Imana data nta mwana hatari kuwa mwana nk'ubwo ngo uri na roho mutagatifu ntago byabaye ntabwo byigeze biba kubera ko we yari umwe cyangwa se n'ubu ni umwe mu bayobozi b'icyo bita umuryango remezo ubwo rero urumva we kuva icyo gihe cyose agomba kuba intangarugero izi byirimo ntabwo yasenga gutyo ndumva ari byiza kabisa mu gusoza se n'icyo wabwira abakunzi bo kubaho tebotoke mu gusoza ikiganiro cyacu nagiraga ngo mbabwire ko uri umukobwa uri umuhungu uri umwangavu urangije segonderi cyangwa uri umusore urangije segonderi uri umukobwa urangije segonderi ibuka aho ukomoka ubahisha ababyeyi bawe ubahisha umuryango wawe n'umubyeyi wawe niyo aba atakiriho ibuka ko ufite aho ukomoka ububahishe mu myambarire mu myitwarire no mu myifatire no mu myigenzereze naho uciye hose wibuke ko uri kwa kanaka bityo bizakubaka wowe ubwawe bizubaka abazagukomokaho bizatuma n'izina ryabo ukomokaho ritazima ngo rivugwe nabi zirikana ko ukomoka mu muryango nyarwanda abanyarwanda bafite uko bifata twe twubaka umuryango kandi twubaka umuryango nyarwanda utubereye mutwegere
twegerane tuganire duherekezanye muri uru rugendo ariko tugana ku byiza. Murakoze. Urakoze cyane. Rero two guterwa isoni naho tuvuka ko utazi inkomoko ye cyangwa se utazirikana aho yavuye, byamugora no kumenya iyo ajya. So rero babyeyi muba kuranomeza kuba Hotable Talk, mujye mugira igihe cyo kuganiriza abana banyu uko mwege mwabagaho mu bihe bya kera. Ntimukajye mubabwira igihe bakoze ikosa gusa. Ababyeyi benshi babona umwana akoze ngo arikuzi ngo njye mfite imyaka yawe, ngo arikuzi ngiye ku bwanyu ngo meze nkamwe, byemeze gutya na gutya na gutya. Kirya gihe ntago umwana byumva. Ariko munyemerere nyiri kuba Hotable Talk, nyiri ya meza rwose nkuko mpora mbivuga, unyemerere ubutaha tuzavuge nko ku burere bw'umwana. Rwose nta kibazo ko n'umuryango se kandi tuzibutsa ababyeyi inshingano zabo, tubibutse ko mudakwiye gutekereza buri gihe gufata umwana ngo umujugunye kure yawe ngo umwohereje mu mashuri. Ntabwo mwarima kurerera. Kujugunyira umwana umukozi wo mu rugo, ntabwo umukozi wo mu rugo akurerera. Ejo ngo wifuze ko azagenda ngo akaba umuntu uhambaye gute? Tuzabivugaho ibyo bintu, munyemerere tuzabivugaho. So nandi mvuga rero yuko ibyo twabayemo cyangwa se uko twari tumeze, kubibwira umwana uri kumubwira nabi cyangwa se uko akoze ikosa burya ntaga bifata. Ariko mu gihe cy'umugoroba mutaramye, n'ubundi gutarama n'umuco nyarwanda, mujye mubanyuriramo. Buriya igihe bazajya bagera mu bihe bigoye cyangwa se muri challenge, bazajya bibuka bya bindi by'ababyeyi babo, bibe byabagirira iki umumaro. So rero tujye duhura tuganire turyoherwe n'ahahise hacu, hari ikintu hubaka muri twebwe. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Ari ubwa mbere, gahunda ni ukubaho turiho, ukore subscribe ukande notification, wandike no muri comment utubwire nawe ibyo wibuka kuri bya bihe byawe. Hanyuma twese hamwe dufatanyirize hamwe, dutekereze duhindura imyumvire, maze tubeho turiho, katubere n'abandi abo mumaro. Tuzirikana ko nta mana ibi ntago twabibasha, kuko nta mana nta buzima. Amedite eshanje.